Jedi Vance rero akaba mu kanya nyine yamaze yatangaje avuga ko nawe mu by'ukuri ngo atazi uburyo ari bwitabe ngo ntabwo azi igihe ari bwitabire iyo nama. We yavuze ngo nibyo aho bamubazaga bati se uzagenda uraza guhaguruka, babimubazaga nyine ku mugoroba w'ejo hashize, uraza guhaguruka mu by'ukuri ugiye i Geneve gusinya amasezerano ya Iran. Yabashubije mu magambo yarabwira ati ntabwo igihe ndi bugireyo nkizi birakumvikana, ariko yavuze ngo our plan is to go but not sure when. Aho naho nagira ngo mbereke ahandi twavugaga ko twanavugana muri iki kiganiro ko harimo kwivuguruza, harimo no guhuzagurika bitewe hari na pressure yari iri muri bino bintu bitewe n'uruvangitirane n'uruhurirane rw'ibintu bitandukanye, ariko kanashyiramo n'imvugo y'abanyapolitike ziba zitandukanye, kuko nta wavuga ko kuba yasubiza gutya kandi amasaha habura amasaha abarirwa ku ntoki umuntu yavuga ko ahubwo ibintu byaba bihinduye isura, ko bishoboka ko Vance yaba yisubiyeho cyangwa byagaragaye wenda ko bya Trump yasinyanye na Perezida Pezeshkian bihagije. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Kweli Times, nige Mbonye Intwari Ayubu ukomeje kwifuriza amahoro n'imigisha aho muherereye hose. Uyu munsi rero ni kuwa gatanu, ukaba ari umunsi w'abasilamu kujya gusenga, ariko akaba ari n'umunsi ubanziriza weekend, ari wo munsi wa nyuma w'icyumweru w'akazi ku bakozi ba leta. Abikorera bo mwe murabizi ko mugomba gukora kugira ngo mutere imbere. Abakozi ba leta namwe ndabifuriza weekend nziza guhera mu masaha ari buze ya nimugoroba. Aya makuru yacu rero cyane cyane ubusesenguzi nk'uko mubizi, uyu munsi dutegereje isinywa bwa nyuma y'amasezerano y'agahenge hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko byari byaratangajwe ko ku itariki 19 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bazasinyira mu Busuwisi. Ikihutirwa rero ubu ngubu no kuvuga ngo amaso yose abantu bayahanze i Geneve, ariko batayahanze i Geneve nka Geneve yonyine, ahubwo bahanze amaso Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance. J.D. Vance ni umugabo uri nyine usanzwe ari Vice Perezida, niwe wungirije Trump muri Presidence cyangwa muri White House. Hanyuma akaba ari we utegerejweho kuza gushyiraho umukono ku masezerano y'agahenge yarategerejwe, ariko tubibutse neza ko Trump yayasinye ejo hashize. Hanyuma akaba yarasinyanye na Perezida Masud, ariko bakaba barasinye hifashishijwe inzira y'ikoranabuhanga. Hanyuma Trump akaba yarasinyiye mu mujyi wa Versailles mu Bufaransa, wa mujyi twabasobanuriye ejo ko ari ahantu hakomeye cyane mu mateka, cyane cyane ko n'ubundi higeze no gusinyirwa icyitwa Traité de Versailles, ariyo masezerano yarangizaga intambara ya mbere y'isi yose. Yari yasinywe muri 1919 mu kwezi kwa gatandatu, hanyuma ariko akaza kwemezwa mu kwezi kwa mbere mu 1920. Akaba yarahise anatangirana n'icyitwa Société des Nations, cyaje gusimburwa na ONU cyangwa umuryango w'abibumbye. Société des Nations niyo yari iriho ku isi itegeka ibihugu byose, yari bumbiye ibihugu byose byo ku isi. Ikaba yaravukiye nyine muri uriya mujyi wa Versailles, by'umwihariko muri Palais de Versailles ariyo ya ngoro yahoze ari y'ubwami bw'Ubufaransa. Yatangiranye na Louis wa 13 kuzamura, tukaba twaranabonye ko harimo n'icyanya cyangwa ahantu ndangamateka ndangamurage ho ku mwami witwa Louis XVI cyangwa Louis wa 16. By'umwihariko hakaba harimo n'umwamikazi rero aharangaga amateka ye n'ibigwi bye, nk'uko twabibasobanuriye kugeza ejo mu kiganiro cyacu aho twavugaga kuri Marie Antoinette. Mu kanya rero hakaba hitezwe ko amasezerano bishoboka ko yakorwa, yasinywa, ashobora gusinywa hagati ya J.D. Vance Vice Perezida, akanafatikanya na ku ruhande rwa Iran Ghalibaf akaba ari mu Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Ariko mu kinyamakuru cya CNN cyari gisohotse nimugoroba, ndabona ari ikiganiro ejo kuwa kane J.D. Vance yagiranye na kinyamakuru nyine cya CNN n'abandi banyamakuru mu cyitwa press briefing. Akaba mu by'ukuri afite ukuntu yatangiye kuzagenda azanamo ibimeze nk'imitego cyangwa imeze nk'igihirahiro, kubera ko abantu bose bakomezaga kwibaza bati se ni gute Perezida Trump abanza gusinya, hanyuma
bikazagaragara ko J.D. Vance ari we visi perezida azasinya nyuma ye. Abandi bati verisiyo yindi ari nayo natwe twashyigikiye ejo mu kiganiro cyacu, Trump yasinye yagira ngo abyaze umusaruro presence ye mu Bufaransa cyangwa kuba yari yitabiriye iriya nama ya G7, hanyuma ya nama nyine y'ibihugu rurangiranwa mu bigendanye n'inganda n'ubukungu, nkunda kuvuga ngo harimo Ubuyapani, Canada, Amerika, Ubufaransa n'ibindi. Hanyuma bakaba bavuga rero ko imwe presence ye yari ngombwa, icya kabiri ikaba byari ukubyaza amahirwe nyine mbere yo kuvuga ngo bano bagabo visi perezida na mukuru w'inteko ishinga amategeko wa Iran mbere yuko bazagenda, Trump akaba atari gutandukana na Macron kandi ari we buri hariya yarahagarariye Uburayi niko wabyita kuko ari Uburayi bwose buba buhari. Trump rero akaba yashakaga byibuze ko hari amadeclaration afatwa ari Uburayi, ari ibigendanye na G7, ari ibigendanye n'inshuti zabo z'abanyaburayi nyine cyane cyane ya mateka twavugaga bahuriyeho. Umuntu akaba yavuga ko yari yashatse kubyaza amahirwe hariya kugira ngo yongere yiyunge n'abanyaburayi bitewe n'uburyo nabo bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, bagiranye ibibazo cyane cyane muri iyi operasiyo ya Iran cyangwa se Operation Epic Fury, nyine kiriya gitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye kuri Iran. Icyo kintu rero kikaba cyazanaga nanone uruntu rwo kwibaza ngo J.D. Vance azagenda ntazagenda, se azagenda ahagarariye leta yego yayihagarara, tukibaza ni iki cyari kubanza ni iki cyari gukurikira. Ariko twavuze ko leta ari yibizi uko izashyira mu icyo umuntu yakwita nko muri filing cyangwa muri documentation, ikibanza n'igikurikira. Icyangombwa nuko bose baba babyemeranyijeho na protocole zabo, buri wese akaba zizi kandi zizwi ubanza mu buyobozi ninde. Kuba bavuga ko hajemo exception nta gahunda itagira irenga yobora. Ariko by'umwihariko uyu munsi icyo twabivugaho nuko kuba Trump yarabanje gusinya ndetse bagasinyira rimwe mu buryo buri instantaneous cyangwa simultaneous hamwe na Perezida Masoud Pezeshkian, byagaragayemo ubwabyo ko hatajemo kwizerana, kuko Iran yaravugaga iti Trump araza kubanza sinye na Masoud akavuga na Trump akavuga ko yari akeneye ko Masoud abanza agasinya, bikorwa mu buryo buri instant. Tukavuga rero kuko barasinye mbere yuko vice president ndetse n'umukuru w'inteko ishinga amategeko basinya mu rwego rwa protocole, byagaragaza mu by'ukuri icyo twavuna nk'icyo umuntu yakwita icyugazi cyangwa igitutu bari bashyizweho mu by'ukuri no kugira ngo aya masezerano mu by'ukuri asinywe, cyane cyane ko impande zose na suruse zose zerekana ko ibi bihugu bigiye kujya gusinya mu by'ukuri bimeze nk'aho aya masezerano avuye kure cyane. Yarageze aho abantu bose bavuga ngo ntago ari businywe, bose bari bafite wasi. Hari ibyo bakontorora, hari ibyo Amerika ikontorora mu buhanganye bwayo, hari ibyo leta ya Iran ikontorora, ariko hari n'ibindi bitari byitezwe byagendaga bizamo bigatuma habamo ubukubaganyi bwinshi. Rero abashobora kuba barashyize igitutu Trump yasinye, ubwo bari abanyaburayi, ushobora kuba baravuganaga na ziriya nzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziti reka Perezida wa Repubulika abanza asinye ibintu tubona bivuye mu nzira. Ni nka bya wa mukobwa bavuga wagiye gushyingirwa ariko akaba avuga ati si njyewe hari uri burote ndugezemo. Icyo kintu rero nicyo ubona no mu maso ya Marco Rubio ahagaze hejuru ya Trump igihe yamuherezaga nyine amasezerano kugira ngo ayashyireho umukono. Niyo ubona kuri Emmanuel Macron wahise navuga bravo nyinshi cyane ashimira Perezida Trump n'abandi bantu ubona bari biteguye muri Palais de Versailles. Bigaragara neza ko bose bari bameze nk'abiteguye ikintu byashobokaga ko cyagira birantega cyangwa inzitizi ntikibeho kandi cyakwanga kigasubiza abantu urugendo inyuma. Kudashyiraho umukono ku masezerano kwa Trump byari kuba byishe ingufu n'akigoro nk'uko abarundi babyita, cyangwa umuhati ziriya leta zose yaba ari inyaburayi, yaba ari abarabu bo muri kariya karere, yaba ari diplomasi y'abanyamerika, bose bari bamaze kwishyiramo bavuga bati aya masezerano turananiwe, iri foko bayasinya bikarangira. Ni nuko byagenze rero akimara gusinywa, umugabo witwa J.D. Vance nyine yahise avuga ngo yes ashimwe, nk'uko bigaragara kuri CNN, ikinyamakuru cyasohotse ejo, ababishaka bakibona cnn.com. J.D. Vance akaba yavuze ngo yes ashimwe cyane, abwira akaba bivuze rero ashimira Papa Leo nawe wari wishimiye cyane kubera ari ya masezerano yaramaze gusinywa. No kuvuga ngo na Papa
Leo wa 14 nawe akaba yishimiye ko aya masezerano yasinywe, akaba yagize ati igisubizo cyanjye ndashimira umwami Yesu, ati kandi nishimiye uwo ni J.D. Vance, akaba avuga ati ndashimiye kandi ndishimye cyane kuba papa nawe ubwe abyize byibuze ibintu byiza yavuga kuri no memorandum of understanding. J.D. Vance akomeza avuga ati aya masezerano biragaragara neza ko asobanutse kandi aciye mu mucyo kandi ari meza, kandi akaba afite n'icyo azamarira isi yose mu rwego rwo kuyashyira mu bikorwa isi yose ikaba izayungukiramo. Arangije ariko asoza avuga ati nubwo ibyo bimeze uko nguko tugomba gukomeza tugakora kugira ngo ibyijejwe n'abanyayirani nabyo byubahirizwe. Akaba ari uko nguko yashoje avuga mu kiganiro n'abanyamakuru. No kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziragomba gumakinga sure ngo abanyayirani nabyo bemeye bagomba kubyubahiriza. Hanyuma Papa rero Leo akaba yavuze ati nizeye ko koko ari cyo igisubizo cya nyacyo kuri ino ntambara yari maze gutwara abantu benshi. Akomeza avuga ati nizere kandi ko intambara koko irangiye. Papa rero birumvikana kuko yavuze ngo nizeye ko kuko iki ari igisubizo cya nyacyo, kandi ngo nizeye ko byibuze intambara ihagaze. Ni cyerekana ko nawe yaranyotewe kandi nawe yari afite za mpungenge nk'izo twavugaga. Akaba yakomeje rero anasoza avuga ati nkaba nizeye ko tugiye gukomeza tujya imbere heza hazaza, niko umuntu yabivuga. Ayo ni amagambo ya Papa rero, mpamvu nyine J.D. Vance Vice President yahise amusubiza avuga ati yeza ashimwe cyane. Hanyuma umukuru rero w'icyitwa Senate Armed Services, ni ukuvuga ni abahagarariye ingabo muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we aravuga ko rwose adashimishijwe ko afite impungenge z'aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushyiraho umukono, Trump yamaze guha amahirwe. Akaba ari rero senateri Roger Wicker akaba yavuze ko ari nawe senateri nyine uhagarariye ingabo abitwaje intwaro bari muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo kuvuga iyo tuvuze ingabo hari igihe usanga abantu bumva ko ari abasirikare gusa, ariko iyo uvuze Armed Services ni inzego zose zo mu biturika. Numva icyo kinyarwanda nubwo ari gishyashya mu rwego rw'iyitamvugo, icyitwa ibiturika ni imvugo isakaye vuba cyane, ariko umuntu yayita neza gutyo. Akaba rero yavuze ko aya masezerano ateye kwibaza, ngo ateye n'impungenge. Akaba ariyo statement basohoye cyangwa akaba ariyo tangazo basohoye. Wayika akaba yavuze ngo bafite impungenge z'aya masezerano. Ikindi akaba avuga ngo aya masezerano aranegosiya akerekana neza koko ko intsinzi ya Operation Epic Fury igomba gukomeza ikanahuza neza n'ibyo Perezida Trump yari yavuze ko agamije. Ni ukuvuga ngo afite impungenge z'aya masezerano ko umujyo arimo kujyamo ushobora kuba uhabanye, utandukanye n'ibyatumye Perezida Trump ajya muri kiriya gitero cyo kurasa Iran. Ubwo rero birumvikana neza ko Sena ifite impungenge nyine zo kumenya niba ibyo bari bashakaga barabigezeho muri ino ntambara. Ariko ngo by'umwihariko akaba yavuze ngo byaba miliyari 300 by'amadolari, za miliyari 300 z'amadolari ziswe ngo ni ikintu cyo kubaka no gusana Iran no kuyizahurira ubukungu. Arangije aravuga ngo nubwo aya mafaranga adatangwa n'abanyamerika mu misoro y'abanyamerika, ariko ngo bizatuma Iran yongera idamarare itengamare mu rwego rw'ubukungu, ngo bimere nkaho Obama yari yayigejeje n'ubundi, kandi aricyo abanyamerika bari bahisemo kwanga mu gihe Perezida Trump yavuga muri ariya masezerano. Kuvuga ngo ntaho baba bavuye, ntaho baba bagiye, bitewe n'uko uyu mugabo ukuriye abakuriye ibiturika bari mu bituruka mu nteko muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abivuga. Akaba rero yashoje avuga ati ryaba ari ikosa rikomeye cyane turamutse duhatiye leta ya Israeli kurambika intwaro hasi ikareka kurwana na Hezbollah. Ibyo muhita mubyumva muri amategeko cyangwa zarenga za Iran ya mirongo itukura Iran yashyizeho ko niba intambara ihagaze igomba guhagararira hose icyarimwe. Uyu mugabo rero akaba avuga ko byaba ari ikosa rikomeye cyane gutegeka Israel kureka kurasa Hezbollah n'abandi ngo ba terroriste n'ibindi byihebe byose biri mu karere, ngo mu gihe byaba bitera, ndavuga ibyo byihebe nk'uko abyita, abo ba
barwanyi baba batera umutekano mukeya Israel bayibangamiye. Ikindi kandi we akavuga ko anyuranyije cyane yitaruye yamagana kuba leta zunze ubumwe za Amerika zakuriraho Iran ibihano ndetse ngo zikanayirekurira amafaranga yazo zari zarafashe. Ibyo ngibyo niko uwo mugabo ukuriye abasirikare cyangwa bitwaje intwaro bahoze n'abakiri mu gisirikare no mu gipolisi no mu zindi nzego muri Sena Leta zunze ubumwe za Amerika, Senateri Roger Wicker cyangwa Wicker bitewe n'uko iryo zina baba barisoma. Ubwo rero ni cyerekana nyine inzego zitandukanye ari izishyigikiye Vice Presidence ya JD Vance ashyigikiye aya masezerano mu buryo bwiza kandi bugaragara, cyane cyane ko yanayigizemo uruhare. Aya masezerano JD Vance yarayakobokeye cyane kuko yagiye mu biganiro byose biriho. Murabizi ko yahanganye mu rwego rwo kuyadoda afatikanyije na ba Mark Rubio. Hari n'igihe abaheza ngo niyo babaga batayashaka bakayadefanda. Yigeze no kujya kubonana na Papa arimo gusobanura n'ubundi by'iyi ntambara mu gihe Vatican yari yabarasheho, ariko asiga mwijeje ko bagiye gukora ubushoboka byose intambara ikarangira bageze ku nsinzi. Ariko bigaragara ko JD Vance mu by'ukuri yakoze uko ashoboye, n'impamvu murimo kureba ntekereza ko ari nawe ubu ngubu uzaba arangaje imbere intumwa zizajya gusinyira amasezerano y'agahenge i Geneve mu Busuwisi. Ariko nubwo ibyo birimo kuvugwa, akaba yongeye no mu kiganiro n'abanyamakuru gutangariza abantu ko uyu munsi w'ejo hashize bien sûr ngo Leta zunze ubumwe za Amerika zaretse amato ari hejuru ya za 10 y'umuntu avuze a dozen ship, no kuvuga ngo ni amato menshi yabashije gutwara ibikomoka kuri peteroli n'ibindi ibyo aribyo byose agaca muri Hormuz ngo bitewe n'uko Leta zunze ubumwe za Amerika zayarekuye. Akaba yavuze rero ko Leta zunze ubumwe za Amerika zifashishije amato yazo ya gisirikare baretse amato arenze 12 kuzamuka akakomeza agenda akanahagarara yaba ari ku byambo bya Iran, ibintu bitashobokaga mu minsi ishize. Nyuma yaho Leta zunze ubumwe za Amerika zikuriyeho ya bariyeri na za birantega bari barashyize mu mazi. Akaba rero bitangaje ejo nyine mu kiganiro n'abanyamakuru, aho yavuze ko ubu ibikomoka kuri peteroli, essence n'ibindi nk'ibyo ngibyo bimaze guca muri Hormuz nk'ibisanzwe rwose kugeza ejo kuwa kane. Hanyuma akaba yanavuze ko miliyoni 12 n'ibice, ubugunguru miliyoni 12 n'ibice bumaze kugenda binyuze muri mu buhora Hormuz, cyane cyane aho ku munsi wa gatatu amenshi muri bo ariyo ibyinshi muri byo aribwo byahaciye. Birumvikana rero ko Leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko JD Vance abivuga zo ngo zirimo kubahiriza amasezerano bagiranye na Iran. Ibi rero bivuze ko mu by'ukuri Leta zunze ubumwe za Amerika nazo zahise zitangira kubahiriza agahenge nk'uko JD Vance yakomeje kubivuga. Ikindi rero twabagezaho mu gihe uyu munsi twiteze amasezerano y'agahenge, nagira ngo bamenyeshe ko JD Vance yabajijwe igitangaje kandi gitunguranye, yabajijwe niba ari bujye kwitabira iki kiganiro. JD Vance akaba yatangaje avuga ngo yego tuzajyayo ariko ntituramenya igihe. No kuvuga rero ngo bimeze nkaho bisubiye rudubi. JD Vance akaba mu kanya nyine yamaze yatangaje avuga ko nawe mu by'ukuri ngo atazi uburyo ari bwitabe, ngo ntagazi igihe ari bwitabira iyo nama. We yavuze ngo nibyo aho bamubazaga bati uzagenda uraza guhaguruka, babimubazaga nyine ku mugoroba w'ejo hashize, uraza guhaguruka mu by'ukuri ugiye i Geneve gusinya amasezerano ya Iran. Yabashubije mu magambo yarabwira ati ntabwo igihe ndi bugireyo nkizi, birakumvikana, ariko yavuze ngo our plan is to go but not sure when. Aho naho nagira ngo mbereke ahandi twavugaga ko twanavugana muri iki kiganiro ko harimo kwivuguruza, harimo no guhuzagurika bitewe hari na pressure yariri muri bino bintu bitewe n'uruvangitirane n'uruhurirane rw'ibintu bitandukanye, ariko kanashyiramo n'imvugo y'abanyapolitike ziba zitandukanye. Kuko nta wavuga ko kuba yasubiza gutya kandi habura amasaha barirwa ku ntoki, umuntu yavuga ko ahubwo ibintu byaba bihinduye isura, ko bishoboka ko Vance yaba yisubiyeho cyangwa byagaragaye wenda ko bya Trump yasinyanye na Perezida Pezeshkian bihagije. Mu by'ukuri nta relevance, ntacyo byaba bimaze kuba Vice President yajya gusinya nyuma ya Trump, uretse ko twanavugaga ko
inka yaba icitse amabere. Akaba yavuze rero ati ndagenda ngo the plan is still to go, ni kuvuga ngo gahunda yo kugenda iracyahari, ariko arangije aravuga ngo ntabwo azi neza igihe azagendera. Aho rero niho hatubereye akasamutwe mu by'ukuri muri iki kiganiro nka ya mvugo. Hanyuma akakomeza avuga ngo negociation yabayeho, yaba ari iya mbere yaba ari n'iy'aka kanya, ngo biri tekinike cyane. Arangije rero ati tugomba rero tujyana n'abatekinisiye, murumva baze nk'aho harimo gusubira mu byarangiye. Hanyuma arangije avuga ngo izi negociation technique zikaba zigomba zo gutangira ngo muri weekend. Urumva yise simbuka, we yavuze ngo agomba kugenda ngo ariko ntazi neza igihe azagendera, ngo negociation ziri technique, ngo abatekinisiye bagomba kuba batangiye ibiganiro muri no weekend, kandi weekend iratangira uyu munsi kuwa gatanu. Kandi yakabaye byuza ari Geneve cyangwa arimo kwerekeza mu Busuwisi, nyamara yerekanye ko ngo atazi neza igihe azagendera. Ubwo rero iby'abanyapolitike ari imvugo ivuga ngo laisser la politique aux politiciens, nuko bibarekera kugira ngo tutaza kugira andi marangamutima wenda icyaba gikurikiye, ubwo no kuza kureba neza uko kuko Vince ari bujye mu rugendo, cyangwa se niba ibiganiro tekinike nk'uko yabivugaga ari byo bita bitangira. Ikindi no mvugo yavuze ngo gahunda no kugenda ariko ntazi neza igihe azagendera, twanavuga ko wenda ashobora kuba yisubiyeho cyangwa bamubwiye bati ntacyo bimaze, ahubwo reka mukomeze ibiganiro ko amasezerano yarangije gusinywa. Ndatekereza ko icyo kintu umuntu yagiha amahirwe, amasezerano yarangije gusinywa, ahubwo iyi nama warugiyemo kuwa gatanu muhite mugenda n'ubundi kuwa gatanu nimugera mwikorera ibiganiro biri tekinike, ariko nta masezerano ashobora gusinywa nyuma yaho abagabo bakuru b'ibihugu, Perezida Trump mu byubahiro bye na Perezida Masoud Pezeshkian wa Iran baba bamaze gusinya. Namwe ngo mugende mujye gusinya, kandi ari vice president na president w'inteko ishinga amategeko, ahubwo mugende mukora ibiganiro biri tekiniko, wenda utangiza ibyo biganiro byitwa ko ari postis, ibiganiro bibaye nyuma yo gusinya kw'amasezerano y'agahenge, aba ari bo bitangira wenda ku mugaragaro, bakaba bakora ikintu kimeze nk'ikiri symbolique nk'icyo ngicyo, kikarangira ibiganiro nyine bikomeje muri ya minsi 60, ko n'undi nakazi gakomeye cyane. Ubu kuri bo nibwo akazi gatangiye muri make, ari amasignature ya Trump na ya signature ya perezida wa Iran, ni ibitangiza ibiganiro bya nyabyo bizajyana ku cyitwa amasezerano ya burundu. Bagomba kuba barangije ibyo bavugana byose biri tekiniko, yaba ari ku rwego rwa nuclear, yaba ari ku rwego rw'ibihano, yaba ari ku rwego rwa gisirikare, yaba ari ku rwego rwo gusana, yaba ari ku rwego rw'impozamarira, yaba ari ku rwego rwa Israel n'ibindi. No kuvuga ngo bafite iminsi 60 bakora ijoro n'amanywa badasinzira, kugira ngo iminsi 60 ishobora kongerwa bibaye ngombwa, impande zombi zibyemeranyije, batange a final text ari y'abayobozi babo bazasinya, noneho igahita ijya kwemezwa mu muryango, mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, igahita ihinduka itegeko ku bihugu byose bituye isi ko igomba kubahirizwa, bishingiye kuri za ngingo nyine twavugaga 14 bagomba kubahiriza kugeza hariya, hanyuma bakazajya mu ngingo nyamukuru nk'uko twazivuze kenshi cyane. Ntekereza ko buri wese udukurikira yumva neza icyo zisobanuye. Ikindi kintu umuntu yavuga rero barimo kwishimira muri aka kanya nk'uko J.D. Vance yabivuze, nuko amazi nyine afunguye ubu ngubu, abantu bakaba barimo gukora business, isoko, ibiciro byinshi byamanutse ku masoko, ndetse buri gihugu cyose kirimo kirareba inyungu kiri buvane muri kano gahenge, cyane cyane ko bose barimo kuvuga ko ibikomoka kuri peteroli ibiciro byamanutse, nk'uko ndetse natwe dusimbukiye cyangwa tugarutse hano iwacu mu Rwanda, dore ko kuguza mu Rwanda wari uhari atari ugusimbuka, ahubwo ari ukuguma mu rugo. Tugumye mu rugo, ibyasohotse ku kinyamakuru igihe.com cyanditswe ejo ku itariki 18 z'ukwa gatandatu 2026, kiravuga ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byageze ku giciro cyo hasi kuva intambara ya Iran itangiye. Iki kinyamakuru kiravuga ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byagabanyutseho 2% ku itariki ya 18 Kamena, bigera ku giciro cyo hasi bwa mbere ugereranyije n'ibyari biriho kuva ku munsi wa mbere w'intambara ya Amerika na Iran. Ngo irigabanyuka ryatewe n'amasezerano y'ibanze hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran agamije guhagarika intambara, kongera gufungura inzara ya Hormuz no koroshya ibihano byari byafatiwe Iran. Aya masezerano biteganyijwe ko azashyirwaho umukono ku wa 19 Kamena, byatumye abashoramari babona ko peteroli ishobora kongera kuboneka ku bwinshi ku isoko
mpuzamahanga. Ikinyamakuru igihe.com gikomeza kivuga ko akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije ngo byamanutseho 2% bigera ku madolari 77 n'ibice 96. Iki giciro kigezweho bwa mbere kuwa kabiri kuva kuwa kabiri ubwo kuva ku itariki 2 z'ukwa gatatu 2026. Uyu ni umunsi wa mbere wakozweho ubucuruzi nyuma y'ibitero bikomeye bya Amerika na Israel byagabye kuri Iran. Inyandiko y'amasezerano y'ibanze agizwe n'ingingo 14 iteganya ko iminsi 60 y'agahenge no gukomeza kuganira ku masezerano arambuye yakubiyemo kutazongera kugabanaho ibitero no kwishyura ibyangijwe n'intambara muri Iran. Ubwo ni ikinyamakuru igihe.com niko cyavuze, ndimo ndasoma ibyanditse. Muri iyo minsi 60 Iran izafungura inzira ya Hormuz ku bwato butwaye ibicuruzwa ndetse Amerika ivaneho ingabo zafunze Hormuz. Iyi nzira inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi buri munsi n'ibicuruzwa byinshi bindi bitandukanye. Ikinyamakuru igihe.com gikomeza kivuga ko amasezerano ateganya ko ubwikorezi bwo muri iyo nzira ya Hormuz bugomba kuba bwasubiye ku murongo mu buryo bwuzuye bitarenze iminsi 30. Umuyobozi w'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF Kristalina Georgieva yavuze ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bishobora gukomeza kugabanyuka ariko bidateganyijweho ko bizihuta cyane, no kuvuga ngo kumanuka ntabwo bizihuta cyane. Gisoza kivuga kiti yasobanuye ko ibihugu bigikeneye kongera kuzuza ibigega bya peteroli mu gihe n'ubwikorezi bwo mu nyanja buzaba bugenda busubira ku murongo. Ikinyamakuru igihe.com gisoza kivuga ko umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu Fatih Biro yavuze ko ari ingenzi ku biganiro hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran birangira muri iyo minsi 60 kugira ngo agahenge kagaruke. Ubwo rero ni no kuri iyo nkuru yahamijwe n'ikinyamakuru igihe.com kwibihe bitangiye kugenda bisubira mu buryo ibihe biba byiza ndetse n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitangiye kugabanyuka yaba ari ku isi, ariko ko bizatwara iminsi kugira ngo ibihugu bibanze byuzuze ibigega byabyo, hanyuma nibirangiza n'inyanja amato abe arimo atugana ari nako atugeraho arwana n'amazi y'umuhengeri n'ibindi byose biba mu nyanja. Ubwo natwe tukaba tugomba gutegereza kandi twizeye tuniringiye nk'uko abemera Imana niba atari bose uko babyemera. Ni no kuri iyo nkuru rero dusorejeho ubusesenguzi bwacu bw'uyu munsi. Ubwo amakuru yacu turakomeza kuyakurikiranira ku bigendanye n'urugendo rwa JD Vance, niba ari bujye i Geneve mu Busuwisi gushyira umukono we nka we nyirizina, cyangwa niba biri busubikwe cyangwa niba biri bukomatanyirizwe muri izi negociation technique zatangiye urebye hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran, kuko ndavuga ngo urebye bitewe nuko nyine amasezerano makuru abayobozi bakuru b'ibihugu bo bari bamaze kuyasinyaho, ndavuga President Trump na President Masoud Pezeshkian. Nkomeje kubifuriza ibihe byiza rero. Ibiganiro kuri Bukwere Times nakagaruka. Imana ibarinde.